cyane wabaye iki mu mutwe? Igicuri ni kibi. Naguye muziko umusatsi urashya. Ntago ari igicuri. Muziko ni iziko rya gaze yo. Haryo utahaye. Wacu ni Nyaruguru. Higo. Reka tukwakire. Twa twaririmbye se. Byarankwakire neza ntaramenye wanyu. Nase umuntu wa Nyaruguru mwakirira i Kigali. Muri biri mwivumbuye? Nukuvuga ngo nitara twarizimije mujya mwongera amafaranga mwebwe. Naza kubabeshya ngiye nta nubwo nzaho byapfiriye sinshaka kubitekereza. Ibintu by'abashoramari tuba twararushye banakoze investment over 1 million. Yeah. Hi. Amafaranga yanjye my money and your money. Hey. Wowe ntaga yawe arimo. Wigeze wishyura se? Ega ngo Hako noneho nungutse tu. Katubanze twikomera amashyi abantu bishyuye kugira ngo mbabare. Mbwire ngabo ko sound ndi burare nyishyuye. Wewe ko wishyuye 10 urumva warenzaho. Franco uracyakoma ndi? Mandi none ukomeze. Tujye kwakira CACANA kuva mu majyaruguru. Ni Nyaruguru akoze mugani Nyaruguru irakora iki mu majyepfo? Bya bintu babyigeho. Bya bintu babyigeho. Ko nta bwenge ngira? None wishyuye muri show y'umuntu utagira ubwenge wowe ufite iki wowe? Mfite ubwenge. Ngaho mubisubiremo. Ndiyangiye. Nanze kera. Wowe reka nkubwize ukuri. Imbuzi ijambo wanze kera ufite imyaka myinshi wowe. Wowe wize imibare mu Kinyarwanda. Yize imihiriko niko bayitaga? Franco 2-3 waratoye. Sha uri mukuru pe. Ladies and gentlemen, put your hands together for CACANA, umumotari wo mu gisimenti. Aze atumotarire kuri stage turengana motari ate. Mumwihanganire ngo yagize accident. Nyiriwe. Mbere na mbere mumfate mu mugongo ndi singo. Ikintu cyatumye mba singo kiri muri ibi ngibi. Shere wanjye yanjishije ko nikora mu mifuka. Yakozemo abona nta kintu kirimo, avuga ati n'ubundi nta kazi wageraga. Mani tukiri kuri ibyo ngibyo rero mukaya nari mbabeshye ko igicuri cyantuye muziko ngashya umusatsi, ariko ntabwo ariko byabagenze. Ngewe nashyize ibi bintu nyine mu musatsi kugira ngo nse neza nyine ngaragare neza. Ejo bundi kuri Noheli nageze mu rugo, mama arambwira ati urasute. Ndamubwira ati nyine nashyizemo utuntu kugira ngo nyine mbe mwiza tungaragaze neza mbe umustar imbere y'abandi. Arambwira ati none kusa n'igitera. Ariko noneho mfite impungenge, nakuze ntabana na papa sinigeze nanamumenya. Ariko nkurikije ibyo mama yambwiye nkabihuza n'ibyo abantu bose ngenda babanzi cyangwa se bo muri famille bakunda kumbwira ko nsa na papa. Nkibaza ni sinaba mvuka muri parike.
Mana tuve mu bya parike wenda ubwo nzajya kwaka 8 muri parike. Ariko noneho iyi nama irareba abasore bari hano. Muri iyi minsi, muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya sida, nimwirinde gusurwa n'abakobwa ngo mushyiremo Radio Rwanda cyangwa Kiss FM. Curanga flash cyangwa niba ufite internet wishyirire kuri YouTube wumva indirimbo z'abahanzi. Kuko mwejo bundi sheri wanjye yaransuye, ariko sheri wanjye asengera muri ADPR. kandi ibyo ndi kubabwira byarabaye mbere yuko anyanga, kuko nikora mu mifuka. Icyo gihe rero bitari byaba ngo anyange tukigendana cyangwa se tugikundana, ariko njye naramukundaga. Abaraje mu rugo nyine aransura, twaye tumaranye imyaka 2. ariko icyo gihe ngo uravuze ngo mbahe yaringize ngo nizanjye, niba ari ize nzazishyira kuri Facebook bose bazibona. Ubwo rero umukobwa baransuye, ansuye ageze mu rugo. Urabizi ndi umuntu nanjye nambaye umubiri. Yarankundiye tujya mu cyumba, ariko hari harimo Radio Rwanda ariyo nacuranze, kubera ko icyo gihe flash yanjye yari yahiye. Arangije ndamuguyaguya, mwemerera Kigali, mwemerera convention, mbona izo renge zose zirakunze. Arangije agikuramo ikoti, asigaranya agapira k'imbere. Tugiye kumva twumva ngo muri iyi minsi sidira hari naho yagiye. Ataha ngaha urubyiruko akenshi 97 ni rwishora mu busambanyi, akakoshya wajya kumubuza akavuga ngo nta myaka 100. Ati nta myaka 100. Ati kandi urubyiruko akenshi nirwo rubikora. Tugiye kumva twumva hisemo hazamo na indirimbo ya King James ivuga ngo wirinde turinde n'abandi virusi itera sida. Ubwo umukobwa nabaye njya kugabanya volume ya radio, ngiye kubona nkebutse ndamubura, nsanga yagiye. Amamagara ageze hehe? Ageze mu rugo, arambwira ati nagiye, wirinde urinde n'abandi. Ndamubwira nti wambabariye ukagaruka nkakubwira akantu ko nari mfite Bibiliya ku rusengero bamaye ngomba kuguha, ugiye ute? Ubwo nari nzi ko ngiye kumushukashuka nkakoresha izindi renge kuko izindi zari zahiye. Arangije aragaruka, akigera mu cyumba twumva undi munyamakuru aravuze rya tangazo rikivamo ngo naho gakingirizo ntukizere gashobora gucika. Mani reka tuve ku bya sheri kuko nyine yarambabaje, reka twigire ku bindi nyine by'abagore, ukuntu batwita n'ibintu batwita bashaka. Mani urabizi ko uyu mugore atwita avuga ati ngewe ndashaka umwembe w'umurundi. Umugabo akagenda akawuza, undi akavuga ati sheri nge ndashaka umucanga w'amavuta, ndumva nshaka kuwuguna. Akagenda akawuza. Undi akavuga ati sheri ndumva nshaka icyuya cyawe, nintakibona iravamo. Icyo ngicyo agakuramo isengero ati ngahakira. Undi akavuga ati sheri umwana arashaka isogisi ryawe rimwe wajyanye ku kazi. Iryo ngiryo akaryambura karimo. Undi akavuga ati sheri wampaye ikara ko numva aribyo nshaka kurya, kagenda karimo. Ariko noneho ejo bundi umugore wa Kibonke atwite yabwiye Kibonke ati sheri ngenda shaka kurana RUSINE. Ni nayo mpamvu Mugisha na RUSINE zitagisohoka neza. Murakoze, nitwa CACANA. Ukinga hongera inyana ubwatsi